ndabasuhuza inshuti zanjye kuri channel ya Best Family mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2025 uzababera uw'amata n'ubuki. Ngewe nk'isanzwe nitwa Amani Yvette kubatanzi no kuri social media niryo nkoresha TikTok nkitwa Mama Joy, muri film Inzira y'Umusaraba n'ubundi ni Yvette nkoresha. Aha rero nkaba ndi kumwe n'abakobwa beza cyane mukunda, si ngombwa ko mbavuga, reka nabo bivuge. Ndahera kuri uyu. Nabasuhuje inshuti za Yvette, inshuti zacu. Nanjye nitwa Emeline mu Nzira y'Umusaraba, usanzwe nkaba nitwa Josine. Turakunda cyane support kuri channel ya Best Family. Nakoze. Hey guys, ni umukobwa wanyu Rwibutso, benshi muzi nka coach n'andi mazina n'abagororia. Nongeye kwishimira kuba hamwe n'inshuti zanjye kuri iyi channel ya Yvette. Turabasaba subscribe, comment na share. Uri rero muri tubona hano turi batatu muri film Inzira y'Umusaraba, dukina twitwa yuko ngiye nitwa turi inshuti, murayibona turi muri team imwe, siko navuga. Uyu tuba tumurwanya, ariko ntago ariko bimeze musanzwe mu buzima. Nyuma ya filme turi inshuti, buriya ntiwareba turi inshuti gutya. Iyo filme ivuyeho nyuma dukomeza ubuzima busanzwe tugakundana twese, nta bintu biba birenze, biba ari filme nyine. Ese coach nka kuri tujya tubona muri filme, iyi filme n'urugero nka kuri ubona Rugema yaryamanye na murumuna wa Nyirantambara ariwe Fabiola, ngo wari nkawe nk'umugabo wawe wabikoreye murumuna wawe, wabyakira? Njye coach. Guys, muri comment mutubwire uko mwakwakira icyo kintu, ariko ndakurahire namwica. Wamwica? Oya, ariko reba murumuna wawe, umugabo akajya akuvaho akajya kuri murumuna wawe, mutekereze icyo kintu. Ariko ngenzi ko ari ahantu bivuga akanamutera inda bakanabyarana kandi mu muryango bakabyakira. Mana yanjye, usibye Imana yo mu ijuru yampa kwihangana guys, ngedo namwica. Ndumva utoroshye. Wamubabarira, wabura kubigenza mubabarira. Ikindi ngiye ntekereza ko hari muri filime Nyirantambara impamvu yababariye Fabiola nuko baziranye ku mabanga menshi. Kaba ariyo mpamvu, ariko nta mabanga bafitanye. Sha biragoye. Ese uwo muvandimwe wawe we utinyuka akaryamana n'umugabo wawe, uri kumva icyo kintu? Nanjye hari seri imperutse gukina, murumuna wanjye aryamana n'umugabo wanjye. Ariko biriya bintu bakina n'ibyo rega biranahari hanze. Ni ukuri birari ingenzi abantu benshi. Ngereka mbabwire, si muri inshuti zanjye Imana ijya ibinyuza hirya, kuko bibaye umugabo wanjye ubwo wahita wipfira pe. Ngiye namubabarira. None se wamujugunya murumuna wawe? Wamubabarira warakara bikagiye bikavaho. Murumuna abari amaraso yawe muzahorana inyango muzacana. Ni amaraso yanjye, ariko umugabo niwe wabugowe. Ako umugabo yabarengana. Umutaye akabana na murumuna wawe. Gaho nyumvira karaga ko umugabo niwe waburengana. Guys, ariko rero menya ko ari abakobwa bishinze, ujye byemera. Usiko akenshi barumuna b'abantu ari wo bishinza ku bagabo bakuru babo. Ese guys, ni gute umugabo wawe atinyuka kurarikira murumuna wawe? Ngo abakobwa aba yamwishinjiza, tuvuga muri umukuru we yabagiye ku kazi ndasigaranye ne mu rugo. Umva agashobo. Ive icyo kintu ntago tukemeranya. Abagabo bacu nibo baba babigize mu ruhare, kuko ntago akuzwa abagore muri ibyo byabwenge byo bimenya ko ari mwe mwiyenza ku bagabo. Noneho tekereza ko umugabo aba ari we mukuru kuri uwo murumuna wawe. Byose birareba hariya ntago. Ese ubundi yoroho ikwerekeza kureba murumuna w'umugore wawe ni roho nyabaki? Reka nkora nakwicuka manukana nayo kuzima. Emeri wose arabyumvuta. Nge ndumva namubabarira. Sawa mubabarira sha. Guys, mutubwire. Umva umwaka nizere ko wagenze neza, ndabona murasa neza, fresheri zirabishe, duherukana kera. Reka dushime n'Imana n'ukuri yatwinjize mu wundi mwaka. Nugushima cyane abantu babaragiye ni benshi, abo tungana, abo turuta, mbese nugushima Imana ko tugihumeka. Uziko buri ari amahirwe tuba tubonye cyane. Ni amahirwe. Ubu rero ndishimye kongera kubabona, tukaba turi guseka. Nyuma ya filime ibintu birakomeza, tukaba inshuti, tugasurana, mbese guys, mumbabare dusubira inyuma gato muri filime duhuriramo.
mubona Ivete ukuntu ari umwana mubi ashyigikira isimbi mu gutwara cyosasha umugabo wayiribagiza. Si umuntu ari inshuti yawe ntumuryamaho no mu mafuti inshuti nyakuri ikubwiza ukuri guys, ikubwiza ukuri kavuga ngo hano uri mu mafuti ariko mwebwe noneho Emeline waranaroga akako karazerera kabyanga ariko ngiye mba ndi gukora amafaranga. Umbise umva ubundi Emeline nawe ikintu yigisha abakozi ni banyamujyo bigiye wari wagira umukozi ukajya kumva araje arakubwiye ngo kana kavuze ibi kandi nawe bakuvuze mwe mugasigara mwesurana hagati yanyu warubizi wa arahari gufana nk'uri gufana manje niko abakozi bameze hafi ya bose cyakoze guys mbabwiza barasopanya abantu wone bagasigara bari gukoma amajwi yatwitondera abakozi tugira. Akivete nawe ni umwana mubi nta nshuti murimo umwana mwiza ntayo guys ariko ngo banyange nimba ufite n'inshuti kugira inama mu kibi guys n'ukuri yereke nta nshuti nyamika mbabwire ku rundi ruhande Simbi namugarukira wabona gute umusore nka Cyusa ukabura gute kutamubeshya ko ari we bagizoga nawe ujye mu rukundo. Guys ntimwumva hanze haracyari abantu bameze nka Emeline bakunda abatipe b'amabogari nta rukundo rubirimo ngo ni ibogari ngo ni mwiza. Guys mutubwize ukuri urukundo rureba kuri ibogari ariko byarangiye muri comment ngo muri ikofi ari nabavuga ngo ni ikofi noneho ngo nta rukundo umugabo ni amafaranga umugabo ni amafaranga ngo umugabo udafite amafaranga ntacyo avuze ngo umuhungu udafite ubwiza bw'umugabo ni ikofi sibyo ra niko namwe mubibona byose umuntu abireba haba amafaranga haba ikofi wose ufite icyo wabujyanye iki ngese njyanye umutima mukuzi are Emery izi saha baguhaye umutipe ufite ayo mafaranga uvuga ariko nta rukundo byajya ninjoro wamuvuga ngo atashye bwije akakudira saa 9 z'ijoro saa 10 akaza mu agahamagarana n'inkumi akajya kuvuga ngo ni iki wabuze umva oya guys Imana yampumukene twiryamira tugatuza umuhata urukundo nagera hakatanya abandi se bo babaca inyuma batabakunda cyangwa sharyiborera urwo rukundo ye umva baravuga hari ukuntu abantu tujya twibeshya ngo tuzabana ngo nzamuhindura ntago umuntu ahindura ariko urukundo ashobora kugukunda kandi yatanga atagukunda agukunza kubera iby'umukorera nk'ibikise nk'ibikimama cyambere weho waje weho umukurikiyeho amafaranga sibyo nawe kandi ababizi usko nawe ababizi atabimenye ariko none hajya kukwicira iyo yagukubise ahita akubwira guys ngo hari icyo wabuze urambaze yego hari ubwo wabwiriwe hari ubwo waburaye ni iki wabuze mu rugo azi ko aricyo cyakujyanye reka niyo mpamvu yarara mu kabari ushobora guhura n'umutipe gutyo cyangwa umugabo amafaranga afite ari credit ejo bakamutereza ngo sha ya mafaranga gashira nanjye nzi ariko iyo harimo amafaranga najya nsevye usevye ntamukunda wamwumvisha ukuntu reka ngo yajya vidura akamufatanya na banki narangije kukabona kangaka nikakwihangana bakennye nago yakwihangana nese ubwo nankimushaka cyane mbabarira bagukubite wenyine sindi kumwe mumukubite mugakubite tugenda bibaho muri comment Emeline ngo umugabo wakennye yahita muta mumbwire namwe oya kuko mba naraje ntamukurikanye urukundo nkurikanye amafaranga mu gihe hashize yego kanzi mitegereze neza sawa rero najya gushaka abandi uguhagurutse mu rugo ufite nk'abana 2-3 ngeze oya ngenje mu rugo nzi ko ntamukunda ari amafaranga ntago ngiye nabyarana nawe kunyakasa ise wamukobwa ko numva ntago nabyarana nawe nibwo rero gusiza akajya gushaka ababyara akabibabyaza rwose kandi akajya bahajya fakat twasezeye guta dupasura ndumva Emeline noneho yaje kuzambira ibintu byose nta wowe bakunkubitire ntabwo ndi kumwe nawe oya nibyo ngo we yajya ashinyiriza ariko akabona atashye mu modoka nziza araye mu nzu nziza cyane ni amahoro n'ibyishimo buri urugo rutarimo amahoro nishaka abametaje nashaka habemo imodoka ni wa muntu utaha akaririra muri etaje akaririra mu icyambere ni sawa rero ingenzi benshi baririra mu mayetaje bakaririra mu mwagire Emeline pe ngiye kugira ngo umpe wa amafaranga n'ibogari kugira ngo umpe wa mugabo tumara gutegura ameza amoko nk'atandatu y'ibyo kurya yivire kundi umugore yamutekeye yange kurya duhite turwana turyame tutabiriye wampa undi duteka kamukaro tukagasangira tukiryamira nta kibazo ese ngareka nkubazaga ngo ubone umugabo
wa wundi ugenda mu nzira ukumva ufite isoni zo kuba wajyana nawe no kubona umusore ntabwo gukena bitera ipfunwe ryo kuba wakwerekana umugabo wawe no kuguha uwo werekana se wagera mu rugo ukajya ubyuka ijisho ryabyimbye si uko yakutimbesha ugatangira akakuvuna buriya akaguru Emeline aravuga ibyo atazi ukajya ugenda uribwa mu mbavu harimo imigeri ye wampa wa undi buriya niba uzi ikintu kibi urugo rubi nicyo kintu kibi cyo kuba uwo mwashakanye yesu we Emeline rero ubu ntacyo atakora uzi ko yakwica n'umuntu kugira abone amafaranga mwari mubizi njyewe umugabo akennye namusiga njya gushaka abandi Yesu mana kwa jina la Yesu tumusengere 2025 imyuka ikuve mu izina rya Yesu ababyeyi muri hano turagusengeye muri comment turagugira inama uyu mwana mukobwa nabona ni mutoya urugo mva mbabari utazakora amabara Ive inama twagira abana b'abakobwa bafite imyumvire nk'iya Emeline ni ukuvuga ngo bo ni ugukundana n'umuntu nta bintu byo kureba ngo umutunzi kuko ukurikira ubutunzi ugasanga urwo rurasenyutse kuko nta rukundo rurimo ntiyazihanganira mbakennye nyuma urumva icyambere no kwaba ukunda umuntu hanyuma ubuzima bugakomeza kandi ibintu n'ibishaka yes uyu munsi amafaranga arashira ariko urukundo ntirushira kandi uyu munsi wanga umusore ngarakennye ejo ugasanga niwe ufite iterambere wa undi wirukiye byashize wa undi wirukiraga ugasanga ari kujya gusaba akazi wa undi wakatiye ibone rero uri gukomanga kuri ofisi ya runaka ugasanga ni wa wundi wakatiye ngo arakene byagucanze sawa murakoze guys turabakunda bye